Banyarwandakazi, ndagira ngo mwumve neza impamvu ndi kuvuga ibi bintu. Ntabwo mpubutse, hari impamvu ndi kuvuga ibi bintu. Uyu ni wa mukobwa wiyambitse ubusa ku mbuga nkoranyambaga, abantu bose babireba. Uyu ni wa mukobwa wavuze amagambo buri muntu wese yikangamo, yakoze ikintu kidasanzwe, buri muntu wese yikangamo, buri muntu wese arikanga. Uyu ni wa mukobwa wemeye ku mugaragaro ko akora umwuga w'uburaya. Ni wa mukobwa wemeye gukora ibiganiro ari kunywa inzoga. Umukobwa niwe wemeye gukora ibi bintu. Uyu ni wa mukobwa wavugaga imbwa mu mazina yazo, akaza akavuga ubugabo mu mazina, akaza akavuga ibintu bikakaye. Uyu mukobwa nawe agomba gupimwa. Niba afata ibiyobyabwenge nawe bakamupima. Iki nicyo kigomba gukurikira, agapimwa bakareba ngo ese ibintu abari kuvuga nibyo yikoresha. Murabizi nafata ku mavuta baramupimye kubera gukeka, basanga ntabwo byoroshye. Uyu mukobwa agomba gupimwa, bakareba ngo ese uyu mukobwa Jackie wiyambitse ubusa ku mbuga nkoranyambaga. Ngereka mbabwize n'ukuri, buriya tujye tureba ibintu tumenye ikintu kibyihishe inyuma. Sometimes tubona ibintu ku mbuga nkoranyambaga ukagira ngo ni ibintu biri aho ngaho bisanzwe, ukagira ngo ni ibintu umuntu agiye gupfa kuvuga just ngari gutebya, ngashaka gucreatinga content. Never. Umuntu akora ibintu yabonye bimurimo afite n'impamvu. Ntabwo numva ukuntu abantu bamwe na bamwe, ntabwo numva byari comment nabonye ndavuga ngo cyaza abantu bararakaye. Ibaze kubona umuntu ukuze, umuntu umaze imyaka irenga 18 kuri iyi si ya rurema, umuntu ukuze, umuntu w'umunyarwandakazi wize. Nimvuga ngo wize, reka nongere kubasuhuza abakunzi ba Magi TV Rwanda. Nizere ko meze neza wherever you are in the country cyangwa se out of the country. It is what it is, no matter what. Dukomeje kubagezaho byinshi bitandukanye, amakuru abari kuvugwa hirya no hino, ndetse turabashimira kwa mudukurikira day to day. It's a big support. More blessings to you, more blessings to everyone who follow Magi TV Rwanda, haba kuri Facebook page, kuri YouTube channel, TikTok and the other platforms ntavuga, ariko ndabizi ko mudukurikira day to day. N'abantu barenga 1000, n'abantu benshi cyane mudukurikira hirya no hino. Kuri uyu munsi rero, impamvu mfashe umwanya nkafata mikoro nkavuga ngo reka kiragatebe hariya ngira ikintu mvuga kuri Jackie. Si ubwa mbere, si n'ubwa kabiri muvuzeho, ariko ndashaka kuvuga kuri iki kintu. Pay attention and think twice. Uyu mukobwa Jackie ni wa mukobwa wagiye ku mbuga nkoranyambaga akiyambika ubusa. Ni wa mukobwa wavuze bya bintu byaberaga mu mabanga, ibintu twitaga amabanga y'urugo, amabanga y'abashakanye, akayashyira hanze ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu uraza agahangara akavuga ibintu bitavugwa, ngo umugabo wanjye ngo yari afite ngo banga agapipi gato. Was kind of this. Sinzi impamvu ibintu muri kwifata simple. Umuntu akumva ngo bari gutwika ngo n'utuntu tuba turi aho ngaho, wowe uratwika uza kuvuga ibintu gusa. Nanone ntabwo ndagaya Jackie gusa. Pay attention please. Ntabwo nagaya Jackie gusa. Ese umuntu wamutungaga mikoro bwa mbere, bwa kabiri, tujya twumvikana we yaragamije iki? Ese uburyo yashaka kubonamo amafaranga, iyi content yabonaga yumvaga iri gukosora iki mu Banyarwanda? Uku nguku turi kubona Jackie bari kumupostinga, ntabwo dufite mind zitekereza kimwe, ntabwo dufite ubwonko bumwe. Ibaze ko hari abantu bari kumva bamera nka Jackie, bakumva bakoresheje uburyo cyangwa se bibaye bagakora nk'ibyo Jackie akora kugira ngo bamenyekane babikora. Abo bantu bariho, barahari. Wowe warize, wararezwe, umaze gusobanukirwa, ariko abo bantu jya utekereza ko bariho. Critical
critical thinking, uwo muco ufite buriya ujya ugenda unashimira Imana, wicara ahantu useke, userebure, urebe mu ijuru, uvuge ngo haleluya, uvugire hejuru, uvuge ngo ame ame, Uwiteka warakoze kundengera, warakoze kuntabara, nta kutagize, ushima Imana. Uwo muco ufite ntabwo ari bose bawufite, iyo myitwarire myiza ufite ntabwo ariko bose bayifite, izo ngeso nziza ugira, ubwo bwoba ugira bwo gutinya ikibi n'igisa nacyo ntabwo ari bose babufite. Hariho abantu Satani yamaze kwataka, Satani yamaze kwegera, Satani yamaze kwinjirira. Abo bantu barahari, turanababona of course. Rero buriya uyu mukobwa kwitonde, pay attention please, you have to think twice. Agomba gupimwa bakareba ngo ese yafataga ibiyobyabwenge, nuko bakareba impande n'impande, ariko the first is kumupima. Uyu mukobwa agomba gupimwa, bakagenda bakamushyiraho cya cyuma kireba niba umuntu atarwaye ibiyobyabwenge cyangwa se atarafashe ibiyobyabwenge bikamurenga, kubera ko ibintu yakoraga ntabwo ari by'u Rwanda. Si ibyino never, si ibyino. Tinya umukobwa, uravuga ngo umugabo wanjye ngo yarafite agapipi gato. Tinya umukobwa uraza akabeshya Abanyarwanda, akababwira ngo kugira ngo umuntu yubake urugo ngo nuko ngagomba ngo kuba ntarongorwa neza. Ese kuki mwumva ko ubundi kubaka urugo bishingiye cyane ku gusambana? Niba ucyumva ko kubaka urugo bishingiye ku mibonano mpuzabitsina gusa, nta bwenge ufite pe. Sorry to say this, but I have to talk about. Sorry to say this, but I have to talk about. Ari ibintu bindenga, mwumva mfite umujinya, mwumva byibuze agahinda kakanyica. Ejo bundi narabivuze mu kiganiro of course, ukajya ukabona Amagi araje ararize ku mbuga nkoranyambaga bati ko umugabo yarize. Mu kiganiro washiduka warize. Rimwe na rimwe mvuga ibintu amarangamutima akamfata nkabura aho ngana. Ariko ibaze umuntu w'imyaka 20, umuntu w'imyaka 30 ucyumva ko kubaka urugo bishingiye ku gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyonyine. Hari n'abasore nagiye mbona kumva just umuntu ashaka gushaka umugore just for sex. Kubaka umuryango no gukora imibonano mpuzabitsina ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko izi nyigisho hari ahantu mwagiye muzikura nko ku ma platforms, kubera kureba abantu bameze nka ba Jackie cyane ukumva ko ari cyo kintu kibanze. Ariko with the critical thinking, with the deep research, with the deep analysis, ntabwo imibonano mpuzabitsina ariyo umuryango ushingiraho. Ibi ngibi mpamvu ndi kubivuga, ndakubwiza ukuri yuko wowe nagiye na kure ngo mvuge ngo ndasesengura ibintu byinshi, ariko ndakubwiza ukuri yuko abantu baburaye gatatu, umugabo n'umugore baburaye gatatu, ntago bamubona umwanya wo gutekereza iyo mibonano mpuzabitsina muhora muririmba. Umugabo n'umugore baburaye gatatu, ntabwo babona umwanya wo gutekereza iyo mibonano mpuzabitsina murirwa muririmba kuri social media. Urugo rushingira ku bintu byinshi cyane, rather than those sexual intercourse murirwa muririmba kuri social media. Uyu mukobwa agomba gupimwa, bakareba ese ntabwo yafataga ibiyobyabwenge. Ibi bintu yarabyikoreshaga. ngira amakenga kandi buriya iyo ndebye ibintu biguruka menye cyasinze. Iyo abantu bari kugenda mbona abasinze ndabamenya. Jackie bamupimye bagasanga nta biyobyabwenge afata, byantungura kuruta uko basanga bifata. Ntabyo mushingiye, ariko basanze bifata ntabwo natungurwa cyane nko kuba nasanga atabifata.
ariko umuntu uragenda akapfa kuvuga amabanga y'urugo ku mbuga nkoranyambaga, ibintu umwana azareba, ibintu umugore, umugabo, abasaza batureze, abakecuru batureze bazareba, gapfa kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, gapfa kuvuga. Always talking. There is no limit of talking to you. What kind of this behavior on social media? Kumva ko ugomba kuvuga buri kintu, kumva ko ugomba kuvuga buri kimwe. Ariko uziko muranatinyuka, of course, muranatinyuka. Ntabwo mugitekereza cyane, ntabwo mukijora, hari ikinyarwanda kujora, ntabwo mugifata ibintu ngo mubijore. Niyo mbonye muri comment nkumva umuntu ashyigikiye kuba Jackie yicuruza, kuba avuga biriya bintu, ndatungurwa cyane. Ariko nanone tugarutse, usibye kuba Jackie agaragara ku mbuga nkoranyambaga, n'ababivuga bari hirya no hino batajya ku mbuga nkoranyambaga, mwigaye, mwifate, mwikubite agashari, kubita agakoni, mwibabaze paka ibintu mubireke burundu. Cyambere cyo ubikora ntazashimwa mu mateka y'abantu, nta kintu tuzamwigiraho, n'ijuru ntazarijyamo. Even kubizera ijuru, iyo migati, ubwo buki, ayo mata n'ubuki bitemba mu ijuru, tuzabirya ari mu muriro hashya akongoka, kandi umuriro wo kwa Satani ntuzigera uzima. Byibuze niba udatinya n'Imana, ntutinye n'inshuti zawe ko zikugaya, tinya umuriro. Urahari. Reka mbashimire, reka mudukurikira umunsi ku wundi kuri Magi TV Rwanda. Imana ikomeze kubarinda, more blessings. Ariko tugere tunahinduka, twumve ibintu tunahinduke, tuve mu nzira mbi tujye mu nzira nziza, tuzasiga isari nziza kuruta uko twayisanze. Thank you for watching. Ndabashimiye.